tubifurize ibihe byiza abakunzi ba Biza TV Rwanda. Reka mwese aho muri hose dukomeze tubifurize ishya n'ihirwe. Abari mu Rwanda mu turere dutandukanye, mu ntara zitandukanye zijya kuri enye, namwe mutumva muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese mbifuje ikaze n'ibihe byiza. Ni kenshi wagiye wumva ko umuturage agomba guhora afite amahoro, akaba afite umutekano usesuye kugira ngo abeho neza. Amakimbirane mu muryango n'ibindi bitandukanye bishobora gutuma umwe n'umwe batumvikana, umugabo n'umugore batumvikana, umwana na mama we batumvikana, cyangwa se umwana na se batumvikana. Kenshi bikumaka hehe, ese bituruka hehe kugira ngo umugore yandagaze umugabo cyangwa se umugabo yandagaze umugore we? Ese bituruka kugira ngo umwana yandagaze mama we cyangwa se umubyeyi yandagaze umwana we? Ibi kandi uko bivugwa nuko mu bihugu bitandukanye bigenda byemera kuba umuryango runaka cyangwa se mu rugo runaka rwatunga intwaro bitewe n'amategeko n'amabwiriza agenga icyo gihugu. Mu Rwanda rero n'ahandi n'ibindi bihugu bitandukanye nabyo ntabwo byemera ko umuturage yemerewe gutunga intwaro runaka mu rugo iyo ari yo yose, yaba imbunda cyangwa se grenade. Ariko hakunda kumvikana hirya no hino hatandukanye kumva ngo umuntu runaka yateye grenade runaka yarashanaha, ukibaza se aba yazikuye byagenze gute? Inkuru rero yigeze kuvugwa cyane mu itangazamakuru nuko mu ntara y'Amajyepfo n'ubundi mu karere ka Kamonyi umuturage yaketsweho gutera grenade mu rugo rwa mugenzi we ahita atoroka. Muri uko guhita atoroka urumva yari amaze kuyitera, wiki yakoze no guhita acika ubuyobozi. Ariko ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi bwatangaje ko umuturage ukekwa ko gutera grenade mu rugo rw'umuturanyi we amushinja kugira umubano we n'umugore we agishakishwa ngo aryozwe ibyo byaha. Nitwa Eric Nshimiyimanaho, iyi ni Biza TV Rwanda, muri kumwe ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro byose n'ahandi wabisanga atari Biza TV Rwanda. Weho komeza kuri subscribe, ukoreshe amaze ibiganiro byacu documentaire biri kugera umunsi ku munsi. Nawe kandi uko subscribe aka kanya menya ko utangira urugendo rushya n'ubuzima bushya bwo kwinjira mu muryango mugari wa Biza TV Rwanda. Amakuru atandukanye y'ubuzima bw'isi byaranze isi, ibyegeranyo muri politike ndetse n'ubuzima bwa politike, amateka yaranze isi tuzayaguha muri rusange. Gusa byose nubimenya iyo utega amatwi umva akantu kandi umunota ku munota, isegonda ku isegonda wumve kandi umenye nkwaye ikaze muryango mugari wa Biza TV Rwanda. Ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi bwatangaje ko umuturage ukekwa ko gutera grenade mu rugo rw'umuturanyi wamushinja kugira umubano wihariye n'umugore we agishakishwa ngo aryozwe ibyo byaha. Uwo muturage kandi ukekwaho icyaha yateye grenade mu rugo rwa mugenzi we mu ijoro ryo ku itariki ya 13 Mutarama umwaka wa 2025 mu murenge wa Mugina mu karere ka Kamonyi n'ubundi. Bivugwa ko kandi uwateye grenade yigeze kuba umusirikare yari afitanye amakimbirane n'umuturanyi we, akeka kandi ko agirana umubano wihariye n'umugore we. Urumva aho byaturutse inkomoko yabyo. Bivugwa ko uyu umusirikare, niba ari umusirikare, kugira grenade ashobora kuba yayigira nubwo yagira mu buryo butemewe n'amategeko, ariko ibyo abaturage bagendaga bagaragaza. Gusa nta muntu wakomerekejwe n'iyo grenade kuko bose bari mu nzu, ariko ngo yangije urugi rw'inzu muri rusange. Bivuze ngo urugi rw'uyu muturage ntabwo rukiri gukora kubera iyi grenade. Umuyobozi w'akarere ka Kamonyi Dr Nahayo Silver yahamirije itangazamakuru nka igihe.com ko kugeza kuri uyu w'itariki ya 15 Mutarama Nkuringoma yari ataraboneka, bityo agishakishwa. Uyu mugabo Nkuringoma niwe ukekwa kuba yateye grenade muri urugo rw'umuturanyi wa mugenzi we. Y'amakimbirane vuga icibwa inyuma n'umugore wawe cyangwa se umugabo wawe, bityo ntugaragaze ubuyobozi iterambere ry'igihugu kugira ngo bamuhane, cyangwa se niba bigaragara ko yinjira mu rugo rwawe bamushyira hagati y'umuryango bamuhane. Kugeza ubu kandi ntiramenyekana aho uyu muturage yakuye grenade yifashishije ajya gutera urugo rw'umuturage mugenzi we. Minisiteri y'umutekano imbere mu gihugu iherutse gutangaza ko gutunga intwaro nto zirimo imbunda na grenade mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu Rwanda bikiri ku kigero cyo hasi cyane, kuko nta hantu bijya bipfa kugaragara byakoreshejwe cyane urugoma cyangwa se ubujura. Ni kenshi kandi leta y'u Rwanda yagiye igaragaza uburyo ki
gutunga intwaro atari byiza kuko hari abagenewe gutunga intwaro kandi intwaro zishinzwe kurinda umutekano w'igihugu muri rusange. Ibyo numara kubibona kandi gutanga amakuru ku baturage no ku buyobozi bwa leta y'igihugu cy'u Rwanda. Ntabwo ari byiza kuba wagira intwaro mu rugo iwawe kuko akenshi ubuzima bwa muntu bukunda kurangwamo n'amakosa menshi cyane. Rero iyo wumvishe ayo makosa akunda kuba, ntabwo ari byiza guhita wihanira kuko ushobora guhana ugasanga urarengeriye. Ngayo nguko ibibereye mu karere ka Kamonyi, uyu muturage nazaboneka tuzabagezaho amakuru ye uko birambuye. Nitwa Eric Nshimiyimana, na yindi nteguza nawe utaha.